Mbahaye ikaze mu mfashanyigisho zacu zitegurirwa muri ECT. Ngiye ubagezaho imfashanyigisho nitwa Jean Claude. Ku bakunzi bacu mudukurikiranira hafi murabimenyereye ko twasobanuye ibice byose dusanga muri mudasobwa. Aho twabivuyeho tugasobanura ibijyanye n'imikorere y'ibikoresho bishobora gushyirwa inyuma cyangwa se kongerwa kuri mudasobwa hagamijwe ko mudasobwa ikora akazi neza kandi vuba. Ibi bikoresho kandi byiswe computer accessories mu rurimi rw'icyongereza. Mwarabibonye ubushize twasobanuye imikorere ya keyboard. Turabimenyereye ko ahari keyboard kuri mudasobwa haba hari na mouse. Uyu munsi twabatiyemo kubasobanura ibijyanye n'imikorere ya mouse, kiriseri, imbeba ya mudasobwa n'andi mazina ahabwa mouse. Ibyo byose ni mu rwego rwo gusobanura agakoresho gato ducomeka kuri mudasobwa gakoreshwa n'amaboko y'umuntu uri gukoresha mudasobwa, hagamijwe ko abasha kwereka cyangwa se kubwira mudasobwa ibyo igomba gukora, cyangwa se mu gihe ari gusoma igitabo aka gakoresho kamufasha kumanura page nyinshi akoresheje gapine dusanga kuri mouse scrolling. Hanyuma rero iyi mouse ifite ibice bigaragarira amaso inyuma, aho twavugamo akabuto k'iburyo, akabuto k'ibumoso, agapine gato kadufasha gukora scroll ndetse na housing yayo. Ibi ni ibice dusanga inyuma ariko byifashishwa cyane mu gukoresha ibice dusangamo imbere. Reka turebe imbere ya mouse. Imbere turasangamo body cyangwa se plaquette. Iyi body turasangayo ya PS twasobanuye, harimo capacitor cyangwa se condensateur ceramique, electrolytic capacitor, resistor, diode, amaredi ndetse n'izindi. By'umwihariko mouse ziri mu moko atandukanye. Reka turebe bimwe mu bice by'ibanze dusanga muri optic mouse, ari nazo zikunzwe gukoreshwa cyane. Izi zikoresha urumuri mu rwego rwo kugira ngo zimenye cyangwa se zumva amerekezo ziganamo. Image acquisition system cyangwa se IAS. Iyi system cyangwa se chip ibirimo ibyibanze mu by'ukuri bituma mouse yumva ukunyeganyega kubayeho kuri yo. Aha twavuga ko ikenera infrared red, lens ndetse na image pixel array. Urumuri rwa infrared rukorwa na red cyangwa se agatara kaba muri mouse. Murabyibuka neza ko twasobanuye imikorere ya red. Urwo rumuri rumanukira muri lens hanyuma rukagera aho mouse iteretse. Hanyuma rwa rumuri rurabura aho rwerekeza ruzamukire muri lens, aribwo rwinjira muri image pixel array cyangwa se sensor ishinzwe kumviriza urumuri kuri pixel zirenga 1600. Izi pixel nizo zigena ubushobozi bwo kumviriza kumwe ukora kuri mouse gato igahita ibyumva ukabona iratse, kubera yuko iyi sensor iba ifite ubushobozi bwo gufata udufoto duto turenga 17,000 mu isegonda rimwe. Hanyuma rero ya mashusho yafashwe akerekeza kuri chip cyangwa se IC yiswe Digital Signal Processor DSP. Iyi akaba ari nayo idufasha gutunganya ayo makuru ikayohereza muri mudasobwa. Ku byerekeye na scroll wheel, ka gapine dusanga kuri mouse kaba gafite sensor yako kikaragiraho. Bisobanuye ko iyo kikaraga ya sensor igenda ibara inshuro kikaraze ndetse ikumviriza n'icyerekezo karimo. Iyi sensor ibyumviriza gake gake mu gihe wowe urimo bikora vuba, hanyuma igahita itanga amakuru mu buryo bwihuse cyane. Ndabashimiye kubana nanjye Jean Claude. Mwanadukurikira kandi kuri website yacu wanditsemo wa eshatu akadomo erictech.rwanda.com. Naho ubutaha.